Yesu nashimwe cyane, hareruya hareruya. Ndabaramukije bene data aho muherereye hose, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Ndabakunda kandi ndabakumbuye, maze iminsi ntaboneka kubera uturimo dutandukanye umuntu aba arimo, ariko kandi ndabatekereza uko bwije uko bukeye, kandi ndashimira abantu badacika intege gukurikira ijambo ry'Imana kuri iyi cano, yemwe n'abakoze subscribe, abakoze komanteri, abakoze like. Uwiteka Imana abahezagire. Nawe kandi nabonye wavuye muri subscribe, Uwiteka Imana nawe aguha umugisha. Imana rero itugirire neza kandi Imana itwiteho. Nshuti y'Imana, bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, nimukomere ku mwami Yesu, hareruya. Nubwo ibihe bigoye, nubwo ibihe biruhije, ariko kandi Uwiteka atubereye maso. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi rero nkuzaniye ijambo rikubwira ngo komera. Nubwo uri kubona hari ibikurusha amaboko, Imana itugirire neza. Nubwo ubona hari ibiri kukubwira yuko bikurusha imbaraga, hari ibikugutinyisha, harimo ibigutera ubwoba, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka muri kumwe abirusha amaboko. Imana yacu nihabwe icyubahiro cyane. Reka dusome amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cyo kubara, ibice byaho 13, n'umurongo waho wa 30. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kubatsinda. Umurongo wa 31. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuhazamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Yesu atugirire neza cyane. Mwene data, nshuti y'Imana, hari igihe abantu bagira ubwoba, umuntu ukabona imbaraga afite, cyangwa se ukabona ubutunzi afite, cyangwa ukumva mu makuru impwemu akoresha mu ncamake, cyangwa ukabona ibirwanisha afite, ukumva yuko ari bugutsinde, cyangwa ukamureba igihagararo ukareba ukisuzugura. Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka uri kumwe nawe arusha amaboko abo ngabo, arusha amaboko, arusha imbaraga ibyo ngibyo bigutinyisha. Imana itugirire neza. Uyu ni umukozi w'Imana Kalebu, ubwo yari ari kumwe n'ubwoko bw'Isiraheli ndetse na Mose, ubwo bagendaga bagiye guhindura, bagira ngo batahe igihugu cy'i Kanani, ariko barimo kugira gute? Kurwana n'abanzi babo. Imana itugirire neza. Ariko Kalebu yari afite intwaro yitwa kwizera, kandi Kalebu yari afite kumva, afite kwiringira yuko Imana izabaneshereza. Yesu atugirire neza. Ntigeze aterwa ubwoba n'intwaro bafite, ntigeze aterwa ubwoba n'amacumu bari bafite, cyangwa se amahembe bari bafite. Imana itugirire neza. Iyo umuntu ari ku rugamba arwanisha intwaro abonye. Hari abarwana bafite imiheto, hari abarwana bafite imbunda, hari abarwana bafite ibyuma cyangwa se ibisu, hari abandi barwanisha mu buryo bw'impwemu zabo, bakarwanisha ibitega cyangwa bakarwanisha za nyabingi, bakarwanisha amahembe. Ariko reka nkubwire ngo hagati y'ibikugose, imbere y'urugamba rukugose, reka nkubwire ngo hari Uwiteka ukubambiye amahema, hari Uwiteka udatewe ubwoba n'ibyo ngibyo. Nubwo bicanye amatara, nubwo bicanye umuriro, ariko reka nkubwire ngo hari umuriro w'Uwiteka ubasha kubitwika bigakongoka. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe cyane. Haleluya.
ntuterwe ubwoba rero n'ingabo z'abamori, ntuterwe ubwoba n'ingabo z'abafilisitiya, ntuterwe ubwoba n'abakugose mu kazi bagutera ubwoba, ntuterwe ubwoba n'ibikugose bya buri munsi bishaka kuguhitana, ntuterwe ubwoba n'imiyaga bakoherereza, ntuterwe ubwoba n'ibyo barimo kukubwira, ntuterwe ubwoba n'urucantege uri kumva. Netayizerebo, reka nkubwire ngo Uwiteka ahagararanye nawe, reka nkubwire ngo Uwiteka ntabwo asinziriye, ntabwo Uwiteka acitse intege, ntabwo Uwiteka, haleluya, Uwiteka Imana yiteguye kukurwanirira no kukugirira neza. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Mwene data, nubwo ubona bikurusha amaboko, ariko hari Uwiteka ubirusha amaboko utuye muri wowe, bari we wizera. Ntiwizere imbaraga zawe gusa, ahubwo wizere imbaraga z'Imana yaguhamagaye, wizere imbaraga z'Imana yagucunguye, wizere imbaraga z'Imana zakurinze ukaba ugeze iki gihe. Data wa twese nahimbazwe. Nibyo biguhiga ni byinshi, ibigutegereje ni byinshi, ibyo bagutega ni byinshi, amagambo bakoherereza ni menshi, amagambo bakuvuga ni menshi y'urucantege, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka Imana wakuremye akakubumba yiteguye no kukurwanirira nk'uko yakurwaniriye mbere, na n'uyu munsi aracyakurwanirira. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Umwami Yesu akomeze kubagirira neza. Tuzi neza ko igihe cyageze Abisiraheli baza gutsinda urugamba, igihugu cya Kanani baragitaha. Imana itugirire neza, babaye maso bagezeyo. Imana yacu nishimwe, haleluya. Natwe uyu munsi wa none twizera imbaraga ziyaduhamagaye, nawe ukomeze kwizera, dufatikanye kwizera. Uwiteka Imana azatuneshereza urugamba rutiri imbere. Imana yacu ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Nubwo nabikurusha amaboko, ariko hari Uwiteka ubirusha amaboko. Izina ry'Uwiteka rikomeze kwamamara. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Ubwami bw'Imana bukomeze kubagota. Amen, amen.